bashike umugabo aripimisha asanga umugabo ni muzima arabyara rwose nta kibazo afite mu mubiri. Bamare gupima umukobwa basanga nta mura ubyara afite muri we. Umuganga abwira nyamugore ati yewe ko ndabona muri wowe umura wakuwemo kandi hari inda nyinshi wakuyemo, none ntiz'umugabo se bimeze bite? Umugabo ati kuva twabana nta ndarasuka nta niravamo nta n'ikintu kijanye no kunyereka ko wenda ashobora kuba atwite ndabona. Abantu bashingira cyangwa se ba nyine makanisa mugomba kuza mupima ngo bageza bapima ubusanzwe inda na sida. Nonoga munongeregaho nicoga abashumba bacu beza dukunda, mwongere ikintu muza mupima umukobwa ntese uyu mukobwa yobyara cyangwa nta muntu afite wo kubyara yawukuyemo. Ndagusuhuje mwifurije igitondo ciza wibuke ndetse nabugorobye mwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Reka dutangire tubabwira ngo iyinga ryiza kuba Kristo bemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza yapfuye akazuka. Icumweru ciza turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifobagane byabo. Dusuje ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane, warakoze kuza kwifatanya natwe no kubana natwe muri kanisa rigari. Turamukije abantu bari ruguru ku ivuko ku matongo y'abasekuruza abanze gusiga ibanza byabo bakaba bakibirimo, muri abantu b'agaciro cyane kandi tububahira icunga ico conyine gusa kuba muri iwanya mufite agaciro kadahuye na kacu kubi wabandi ni bibi. Turamukije abanyafrika bose yambi mumeze mute, turamukije abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, namwe tubatinzeho turabaramukije cyane. Mwese mugira icumweru ciza kandi Imana ikomeze ibishimire. Abadukunda ndetse n'abadushigikira uko bwije nuko bukeye basharinga ibintu byacu, bapostinga ibintu byacu, turababona cyane, batwandikira turababona namwe. Nukuri mukomeze munogerwe nuko kwezi kwakuza gushira muzasarure byinshi mwahinze. Nuko rero tukona story uyu munsi dufite inkuru igira ico ikwigisha ariko ntarayivuga. Reka ndamutse abantu bari ku rugamba, abantu bavuye mu bihugu by'amahanga bagataha. M23 AFC twirwaneho, tunawasalimu nikanisa bazavuga ngo tunawasalimu katika jina la Yesu. Turabasuhuje kandi turabiyegereje, dukurikira amakuru yanyu uko bwije nuko bukeye, aho mwafashe turabikurikirana kandi tukanabasengera, tukanishimira intera nziza muri kugeraho. Dufite inkuru uyu munsi cyangwa se dufite umwandiko kuri iriyinga ukwigishe uwigireho ugira ibyo ukuramo. Ni inkuru yabaye hano muri Kasarani yemewe n'abantu bakeya mu muhana wa Kasarani hano hepfo maji mu kanisa tutavuga izina ryayo. Cyo kanisa ngo nyiraryo ngwazwi ngo gusohoka cyane ariko narasetse umuntu wese agira icazwiho ibe ngo n'umuntu usohoka mu kanisa cyane. Ni inkuru y'umuryango cyangwa se y'umugabo n'umugore batarabyara. Abantu muri mwaje mwebwe iyo nkuru mwarayumvishije, yabaye nk'isakuza mu matwi y'abantu, iba nk'isereri, ariko nyine aho bigeze ubu ngira ngo murahazi ni ahantu hatari heza, ariko umunyamafuta agomba kwigizwayo. Ku ruhande rwanjye niko mbyumva. Uyu mugabo yaramaze imyaka 3 yariko yerekera 4 yarakoze ubukwe, yabukoreye muri umuhana wa Kasarani, ariko yaravuye mu gihugu c'abaturanyi cyo mu Rwanda. Reka tumwite B umugabo, umugore tumwite C. None warangije akora ubukwe n'umukobwa uri nahangaha, ariko bikavugwa ko yamuciye dosiye, yamukunze n'umukobwa nyine nawe ni nk'abandi. Hari mwene wacu wigeze mwene wacu wabuzaba umwana yamamwita ngo ni nk'abandi. Timuvuge ngo ni mubi, timuvuge wiki nawe ni nk'abandi, n'umwana nk'abandi, ni nk'abandi. Mukuru wanje ndamusuhuje cyane. Abanyamurenga tugira amazina meza, ni nk'abandi. Umugabo rero
yapagasaga iriya akora akazi k'irondo cyangwa se kizamu, umugore ari n'ahangaha afite dosiye igeze kure, ari muri ba bandi batinze muri za ambasade, nyinaca umugabo yamuciye. Nuko biragenda bakora ubukwe bwiza, ababutashe ngo bari kuvuga ngo ni bwiza, ariko nyine umugabo ni kwa kundi ati Imana umfashe ukwezi kumwe amezi abiri agende, kuko njewega ko ndishakira sponsor ndeke irondo muzi ukuntu rimera, nanje nigaze kurikoraho iminsi nama ndita kubera ukuntu ari ribi ariko ziyambiwe wa saa 9 imbwa ziyazimoka, ya masaha y'abajura n'abarozi gusa, nama uniform yabo nama nirukanka ndataha kandi imvura ari kigwa muri 2015 aho ngaho. Umugabo arangije barategereza, murabizi bya bindi bya mbere byamanje guhagarara imyaka ingahe, hari n'abamaze n'imyaka 5 muri ambasade niko nza numva, hari n'abamaze mu 10. Noneho ejo bundi ikintu caje kuba saga mu muhana cyangwa se caje gusakuza muri iyi quartier twara ko tuvuga haruguru yitwa Maji. Iyo myaka 3 bamaranye cyangwa se bamaranye hafi yaje gushirina. Ejo bundi umugabo agira igitekerezo aramubwira ngo tuje kwipimisha turebe ikibazo dufite, kudasama kudatwita, ikibazo ni ikihe, ese nije kibazo cyangwa kibazo ni wewe, tubimenye nyine ni dusanga turi bazima twembi nta kibazo, ubwo ngubwo ni igihe cy'Imana kiba kitaragera. Baragiye baje kwipimisha mu bitaro bimwe tutavuze izina, bashike umugabo aripimisha asanga umugabo ni muzima, arabyara rwose nta kibazo afite mu mubiri. Bamare gupima umukobwa basanga nta mura ubyara afite muri we. Noneho umuganga abaza umugore ate se, ayo ni amakuru twahawe n'umushuti wa mugabo nyine byabayeho, kandi ni inkuru murayizi namwe hano hepfo yarabaye, sa makuru ngo dukuye kure, murayizi namwe iyo nkuru, bamwe murayizi, abatuye muri iyo nzu munsi yo kwa nani mwebwe murabizi ko ibyo bintu byabaye kandi ibyo bintu biriho. Ingarishize byari byateye umwuka utari nka mwiza. Twagize abajanama ejo bundi iminsi 2 ishize baratubwira ati muza mukora ibiganiro byiza, ariko bizoza biba byiza kurushaho mudashiraho amafoto y'abantu muhabisha mu maso ni sawa, kugira ngo umuntu ntagaragare, n'uwakoze ikibi yego mukamuvuga ariko mugahisha mu maso isura ntigaragare, n'amazina mukayagira ibanga. Bizoza biba byiza kandi ibiganiro byanyu birebwa nta mugabo n'abagabo biri b'imfura banyicoza ahantu bangira iyo nama, turagukurikirana buri munsi, ariko muza mushiramwe nyine akantu nkako ngako, kandi bizoza biguma binarebwe. Tinyine n'uwakoze nayo mabi mumuvuga, ariko ntimuvuge izina, ntimuvuge n'umurara, n'amafoto ntimuyashireho. Numva ni igitekerezo ciza, ndavuga nti ndabibemereye rwose ngikoza mbikora gutyo. Bambwira ko baganije abandi bantu nyine batari nkabakeya, kurya inama z'abantu bakuru ni nziza. Nuko barangize rero umuganga abwira nyamugore ati yewe ko ndabona muri wowe umura wakuwemo kandi hari inda nyinshi wakuyemo, none n'iz'umugabo se bimeze bite? Umugabo ati kuva twabana nta ndarasuka, nta niravamo, nta n'ikintu kishanye no kunyereka ko wenda ashobora kuba atwite ndabona. Nuko muganga agarabicaje abwira umugabo n'umugore ati sasa umugore wawe nta mura afite wo kubyara wavuyemo, kandi nyine wakuwemo. Hari ukuntu ushobora gukuramo inda umura ukavamo, cyangwa bakayikuramo nabi ugasanga nawe bigendeyemo, cyangwa se nk'abantu babyaye mwega muri guhita mubyumva cyane, hari igihe bakubyaza wenda bino bitaro bikomeye n'ibiciriritse rwose, kwa muganga rero ushobora kukubyaza nawe ukagenderamo, ugasanga umuntu afite umwana umwe, yarabyaye afite umwana umwe, ariko kubyara byararangiye. Wenda abo byabaye muhamunyumva muri guhita mubyumva cyane, cyangwa ugasanga wenda ukoze wenda ubwo buzayifu bakuyemo ya mbere n'ico gitse kigenderamo, cyangwa hakaba n'igihe wenda uri kubyara ukabyara neza nta kibazo, ariko nawe ukagenderamo. Nabyo birashoboka, wabyajwe n'umuganga mubi, bose si mubi mu mbabarire ukundi nk'umuganga wawe byiga, ariko ni impanuka kimwe n'izindi rwose. Ibyo ngibyo bikunda kubaho kuri bamwe, bizayibaho rwose. Muganga arabicaje arababwira ati sasa rero mwebwe ndi kubona ikibazo gihari, ni umugore wawe
ntabwo kubyara ntibirimo, ntanabiteze ntanabiteganya, habe n'iyo byogenda gute kubyara ntibiriho. Yakuyemo inda zirenga 3 n'umura ugenderamo. Nyamugabo agati noneho ga mbwira izo ndakuyemo n'izande. Umugore ati icyari kituzanye kwa muganga ni ukureba ko tubyara cyangwa se tutabyara, twamenyaga ikibazo kiri. Ibindi ga kurazana urubanza mu bitaro se ngo niho rukemurika, tuje mu rugo tubivuganireho. Umugabo ati hoya, urasha mu rugo rwande, urangira mu rugo, urasubira mu rugo rwanje se turacari kumwe, nje ndagushatse ngira ngo tubyara abana twororoke tuba umuryango. Nabirize vuga ngo mugende mwororoke kumusenyi wo ku nyanja. Simpane bukaho iryo jambo ryanditse ariko reba muri Bibiliya. Nuko umugabo ati ntungerera mu rugo nje nawe nuko nguko. Ahamagaye ngo musaza we, aramubwira ati sasa rero njewe nifuzaga gushaka nkabyara nkagira abankomokaho, abanyita papa, abanyita sokuru, ariko mu gihe rero mushika watahabyara uku nuku ndumva nta mpamvu yo kugumana nawe. Umugore ati warasaze, twakoze ubukwe uvuga ko tuzatandukanywa n'urupfu, none kera urwo rupfu rudutandukanyije nta n'umwe urapfa, niki hamwe ntabwo wambereye imfura, nti weze imbuto mu bukobwa bwawe witwaye nabi, nti weze imbuto, rero igisigaye ntabwo twatandukana. Umugabo ati turatandukana, nje nkeneye gushaka undi, cyangwa muzane mwe babiri. Ati hoya, ni wowe mugabo wanje ndi umugore wawe kugeza umwapfu, nimfa mbere yawe uzoshaka undi, nawe nupfa mbere yanje nzoshaka undi. Niko Bibiliya ivuga ku ndowa ko bagomba gutandukanywa n'urupfu. Birasakuza baranarwana muri ico gipango kigiye kuba nk'umutuku. Bararwana, amare kurwana biba ngombwa ko bitabaza uwabahagarariye nka pare, biranga bahamagara pasiteri, wa mugabo ukunda gusohoka mu makanisa cyane, ngamaze gusohoka mu makanisa ye, none ndagira ngo riri arimo ntazorusohokamo ga n'iryiwe. Abantu nyine bakeneye ibiti. Nuko birangije ga bahamagara pasiteri wabo, baraje bagerageje kubishira hamwe nko kusova nyine ico kibazo. Umugabo ati njewe nta yindi nama nkeneye, nta bundi bufasha nkeneye bw'amagambo cyangwa se bw'ibitekerezo. Njewe uyu muntu ute tukiri kumwe, njewe nkeneye uwo tuzabyarana kandi uyu ntabyara. Rero ikintu ciza gihari, naje iwabo nshaka undi byemewe kandi muzanshingire. Umugore ngo yambaba ngo ibamba, baringinga birananirana byamaye bakukavuyo nyine muri ako gakaritsiye aho ngaho iwanyu murabimenya. Bamwe umugore afite inkovu hano kubera nimba ari urusha, nimba ninguba mukubise simbizi, ariko nyine arakunze ijoro rimeze ryabyimbye kubera kwanga gutaha. Ndataha nje hehe ko navuye iwacu sanze uwo urubavu rwanje. Hari abantu bamwe baza bihambira ku bandi atari urubavu rwabo. Imyaka divorce, amezi turarekanye, uwo muntu mwatandukanye rero muri ayo mezi wari ubwiye ku rubavu rutari urwawe. Noneho hari abagabo twara turi bakaza badusetsa ati noneho ubu nyine abantu bashingira cyangwa se ba nyine makanisa mugomba kuza mupima, ngo bageza bapima ubusanzwe inda na sida. Noneho munongererwaho n'icoga abashumba bacu beza dukunda, mwongere ikintu muza mupima umukobwa, ntese uyu mukobwa yobyara cyangwa nta muntu afite wo kubyara yawukuyemo. Nico muzocongere ikintu muza mupima. Kwa kundi umuntu afite ubukwe mugapima iyo sida n'indwara mbi, mukayipima mukanapima n'inda. Niko numvise ngo nibyo abenshi bapima igihe cyo gushingira, kugira ngo umukobwa atazana inda y'abandi akayishira ku muhungu w'abandi, cyangwa se nimba ari niyiwe hari ukuntu bo biganiraho nyine bakanabashingira, ariko bizwi ko inda ari yiwe, ari yanje nawe tugiye kubana. None ga mukintu muzoza mutwongereramo mu bintu byo gupima mu bagiye gushakana. Nimba byokunda abantu bazi iby'ubuganga mutubwire muri commentaire, nimba byokunda bakaza bapima umukobwa bakamenya ngo uyu nguyu aracagira umura wo kubyara cyangwa ntawagira, atawufitega nawe nta mpamvu yo kumutwara. Kuki ubukwe dukora cyangwa se urushaka dukora ntago ari ukuryosha. Simba nkeneye ngo kuri wanyu ngo tuvure mu nzu yacu ngo turyoshe, hoya. Harakantu nabonye kavuga ngo igihe umukobwa bamujanye
ngo ni igihe ababyeyi biwe baba bakoswe kumurera, bakamuheza undi mwana wihangana w'umusore ati genda ukomereze aho tugeze nawe urere. ngo ubwo nibwo busobanuro bwo gushakwa. ariko nyine ni komantere z'abantu ko babyumvaho. wowe wawe tureba ushobora nawe kuba ibyo bintu ubizi, cyangwa se icyo kigaragaza ukirimo cyo kubana n'umugore wenda ufite icyo kibazo waciteye, ariko umugore w'ingumba utabyara we nta rubanza twamucira pe, habe na rukeya. abo ducira imanza ni bariya bakuramo inda imira ikagenderamo, ugasanga abaye atabyara, kuko twanabivuze dutangira yuko hari umuntu ushobora kubyara bakamubyaza nabi, umuru ukagenderamo bitamuturutseho. ubu ngubu ndumva twobana pe, ni umwihanganira kamusaba ko nshaka undi, ariko bombi bakabana, kavuga ngo mwembi mugire amahoro mu mutima, uyazoza abyara wowe utabyara, ubu umufashe kurera, wamumukunda nk'umwana wawe. sibyo ko bamwe abo bishobora ni nkaba. icyo kintu kireze, icyo kintu kirahari mu rubyiruko cyane cyane, ibyo bintu birahari. ugasanga umuntu amaze imyaka 2, 3, 4 yewe kutabyara, ngo igihe ntikiragera, naho igihe cyaratambutse kera, cyaratambutse. wenda uwo mwana umwe ukuyemo n'Imana rero kwandikiye kuzabona, mukuyemo ugize n'icyo kibazo ugasanga biragiye. iyo ni inkuru nabonye ndavuga ngo reka nze nyikore muri iyo mizimizo, nyikore muri iyo slang, ntayo nkomerekeje, ntayo nkwajije, mbivuze kugira ngo nawe ugire icyo ukuramo. abo bitareba ntimubirebe, abo bitareba ntimubyumve, si ibyanyu. iyi message mfite abo nyigeneye bifite ibyo bintu, bifite umuntu biri busubizemo intege, hari n'uwo bikangura bikavuga ati yewe imyaka 2 tumaze tuje kwipimisha gaturebe nimba wenda utazubyara. ibyuma ni byiza by'abazungu, uzicuma bakubwira ngo ntuzubyara, kandi koko ari byo icuma. twebwe ibyuma twari tuzi za mbugitanye n'imbugita, abantu bavuye ruguru tuzi icuma ko ari imbugita, ariko ibyuma by'abazungu ni ibyuma gucisha bakavuga ngo utwite inda y'umuhungu, ariko hari n'ibyuma bibesha cyama kikubwira ngo ni umukobwa kandi ari umuhungu. kawa muhanuzi wavuze ngo ko ndabona ufite inda ngo uzobyara, ngo watere ngo umuhungu cyangwa umukobwa, ngo aho hombe ngo tuzobura mu umwe. niko n'ibyuma bisigaye bimeze, byino bisigaye bitoromoka bikamba bikubwira ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Nico kintu mucongereho, abantu muteganya amakwi, abantu muteganya kurushinga, ico kintu mugende mucongereho, ndabakanguye, ndabahwituye, mugende mucongereho, mareke kurengana, ureke gutanga inka zawe. abanyamurenge twaranyezwe ubu nyine ntanka tukigira, ureke kugira gutya ubone inka 8 z'amafaranga ngo uzitange ku mukobwa ufite ikibazo nkico, witeje ikibazo nkico, we tunakuona. iyo message ndabizi ko arabikwajije, ari nabikomerekeje, ariko menye ko turi niyinga. musengere iryo pepo ribavemo, cyo kintu gishire. hari abo bifashije, hari nabo bigushije ngo umujyame. we bifashije komeza ubihudumiye, ngo ibintu bikazokumaraho imbaraga. reka mbabwire ngo icyumweru ciza abantu mwagiye gusenga, Imana ikomeze ibafashe, ibyifuzo byanyu bisubizwe, kandi n'ibihe byanyu bigoye bikakaye mu bivemo, mwinjire mu bihe byiza. ndatuye nk'umuhanuzi, akanwa kararema. nayo makuru twari tubize ngo tubasangize, nayo makuru twari dufite kugira ngo tuyababwire, ariko tukuvuze mu izina, nimba nawe wiyumvishije ga nta romansa dufitanye nje nawe, titwakuvuze n'ifoto yawe tureshera akantu mu jisho no mu maso ntuboneke, ariko nyine mu muhana iwanyu aho hepfo barabimenye. reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao, bye bye.